nta gikuta cyakumira isengesho umunyamasengesho yasenganye gukiranuka, nta masasu yakumira isengesho umunyamasengesho yasenze yohereje aho aryohereje, nta misile, nta ndege zo mu kirere, nta bwato bwo mu nyanja, nta ngabo zo munsi y'ubutaka. Mu yandi magambo, isengesho umukiranutsi aryohereje hose rigerayo kandi rikagira umumaro. Mwese abo turi kumwe, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Turabiyegereje mwese abaduteze amatwi, ab'iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, abari inyuma y'igihugu cy'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze muri uyu mwanya y'ikiganiro amasengesho ahindura ibintu. Reka rero tubanze dusenge kugira ngo Imana ibane natwe muri uyu mwanya. Mana yacu yo kwizerwa, turagushimiye, turabizi neza ko ari we watwongereye kubaho. Ngushimiye aba bose bateze amatwi ijambo ryawe, ngushimiye twese ko watwongereye kubaho kubw'umugambi wawe. Nyemerera muri uyu mwanya rero Umwuka Wera asohoza ibyo wagambiriye muri cyo, kandi ungire umuyoboro mwiza wo kugabura ibyawe, kuko indogobe si yo yubahwa, ahubwo wigenderaho. Duhagaritse ubutware bwose bw'umwijima, imbaraga zose z'umubisha turazicyashye. Duhamagaye gukora kw'Imana mu izina rya Yesu. Mwuka Wera ashorera iri jambo, Mwuka Wera ariyobore mu izina rya Yesu. Risenyere Satani, ryubakire ubugingo kandi rikize imitima myinshi. Urakoze cyane kuri mu ruhande rwacu, urakoze cyane ko wiyubahishije, urakoze kuvugana n'abantu bawe, urakoze kukoze byose wagambiriye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Kuko bisanzwe muri kumwe na mwene Sobongwa Alphonse. Rero muri uyu mwanya ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Ntabwo turi gusoma amagambo menshi, ahubwo turashaka gusoma ijambo. Ni ijambo yenda abenshi murarizi, ijambo riri mu rwandiko rwa Yakobo, ibice 5 umurongo waho wa 16. Ijambo dusoma mu rwandiko rwa Yakobo, ibice 5 umurongo wa 16. Ariko turasoma turashyiraho n'uwa 17. Umva uko havuga: mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Imana ishimwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndashaka kuvuga ku gaciro k'amasengesho. Ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye ni ijambo rivuga ngo gusenga birimo imbaraga zikora. Imana nishimwe. Amasengesho ari mu imbaraga zikora. Mwibuke ku kiganiro kiravuga ngo amasengesho ahindura ibintu. Ariko buri munsi tuba dufite teme y'umunsi cyangwa se ijambo ry'umunsi tugomba gusengeramo. Uruhare runini rwatumye gahunda ishyirwaho n'uburyo bwo gusenga, ariko dusenga amasengesho ahindura ibintu. Hano rero muri uru rwandiko rwa Yakobo hatubwiye ngo mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Niko iri jambo ritubwiye kuri uyu murongo wa 16. Haratubwira ngo amasengesho y'umukiranutsi ajya agira umumaro, ariko cyane iyo asenganye umwete. Ndashaka kukubwira kuri wowe turi kumwe muri uyu mwanya, iyo usenga uba wumva ntacyo ukoze. Iyo usenga uba wumva ikintu ukoze giciriritse. Iyo usenga uba wumva ndetse hari n'igihe icyo wakoze gisa naho nta mbaraga gifite. Ariko ndashaka kukubwira ko amasengesho afite imbaraga. Amasengesho ni intwaro idasakuza ariko ifite imbaraga. Amasengesho ni intwaro itabomborana ariko ifite imbaraga. Amasengesho ni intwaro itagira urusaku iyo ihagurutse ariko ifite imbaraga zo kurimbura. Mu yandi magambo, amasengesho agira umumaro. Hari n'igihe usenga amasengesho wo kumva amasengesho urimo usenga muri ako kanya rimwe na rimwe ukumva ko icyo uri gukora ari ikintu giciriritse. Ariko ndashaka kukubwira ko amasengesho afite imbaraga. Isengesho rituma ahantu utagera rikagerayo. Isengesho rituma ahantu utagira icyo ukora ryo rikagerayo rigakora. Isengesho ntirijya rikumirwa.
isengesho ry'umukiranutsi nta rukuta rwitambika isengesho ry'umukiranutsi, nta bariyeri yakumira isengesho ry'umukiranutsi, nta maboko akomeye yo mu isi yakumira isengesho ry'umukiranutsi. Izindi ntwaro zose zirakumirwa. Hari igihe umuntu agira ngo yazanye intwaro zikomeye ku rugamba, agasanga hari abandi bafite izindi ntwaro z'ubwirinzi. Uko niko isi yubatse. Umuntu aragutera aturutse mu kirere, agasanga ufite intwaro z'ubwirinzi burinda ikirere. Umuntu agutera arwanya iyo ku butaka, agasanga hari ingabo ziri bukumire ibitero. Umuntu agutera aciye mu mazi, agasanga hari intwaro no mu mazi zirahari. Ubu buryo bw'ikoranabuhanga, isi igeze ahantu hakomeye mu buryo bw'intwaro z'abantu. Ariko ndashaka kubabwira ngo aho hantu hose mbabwiye, habe mu kirere, habe ku butaka, habe mu mazi, isengesho rirahagera rigakora. Isengesho rirahanyura ntirigaragarire amaso y'abantu, ariko rikaba ryakoze akazi. Imana nishimwe. Amasengesho y'umukiranutsi ajya agira umumaro, ariko cyane iyo asenganye umwete. Isengesho ry'umukiranutsi rifite imbaraga kugera ku rwego risumba intwaro zose zikoreshwa n'abantu. Isengesho ry'umukiranutsi rifite imbaraga kugera ku rwego rikura ibintu byose mu nzira ritasakuje. Isengesho ry'umukiranutsi rifite imbaraga kugera ku rwego rikora mu mpande zose, aho ritumye riragenda rikagerayo. Aha rero dusomye amagambo avuga ngo gusenga k'umukiranutsi. Twabanje ijambo hariya kuri 16 mu rwandiko rwa Yakobo 5:16, hatubwiye ngo mwaturane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Haravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ariko cyane iyo asenganye umwete. Hepfo kuri 17 hatubwiye ngo erega Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ngo arasenga cyane asaba Imana kugira ngo imvura ihagarare. Ngo imvura ihagarare imyaka 3 n'amezi 6. Ariko hari ijambo nasomye rikomeye yasenze avuga ngo ndabihagaritse kuzageza igihe nzabitegekera. Imana nishimwe. Nta Imana itwereka neza ko Eliya mbere yuko ahagarika imvura yabanje gusenga. Ntaho Bibiliya itwereka ko Eliya mbere yuko ahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6 yaba yarabanje gufata igihe cyo kwiyiriza, ahubwo ubutware bwari muri we, kuko amasengesho yayahoragamo. Ubutware bw'amasengesho bwakoreraga muri we, imbaraga z'amasengesho zakoreraga muri we, amaboko y'amasengesho yo gusenga yarabitse muri we, ubutware bwo gusenga bwari bubitse muri we, imbaraga zo gusenga zabahoraga muri we, amaso y'amasengesho yarabitse muri we, amatwi y'amasengesho yarabitse muri we. Izi ntwaro zose zari zujuje ubuzima muri Eliya. Imana nishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo gusenga ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ku muntu wizera ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ku muntu usenga ni ubuzima. Hari ibintu dutegeka mu mbaraga z'amasengesho bikumva. Iyo ubwiye ibintu byose birumva. Ibintu byose mu buryo bwo gusenga, iyo ukoresheje ijwi ry'amasengesho, ibintu byose ku Mana bifite amatwi. Icyo ubwiye kirumva, icyo wamagaye kiraza. Imana nishimwe. Eliya yarasenze ahagarika imvura, imvura irumva. Ndagira ngo nkwereke imbaraga ziri mu gusenga, nkwereke imbaraga ziri mu masengesho. Eliya yabwiye imvura, imvura irumva. Ubishyize mu buryo bw'ubwenge bw'abantu, ntabwo watekereza ko Eliya yabwira imvura ikumva, ariko mu masengesho ibintu byose birumva. Eliya yabwiye imvura mu masengesho, arayibwira ati ndaguhagaritse. Arangije ngo amenya neza ko n'ikime cya nijoro gishobora kweza imyaka, ngo aravuga ngo n'urume narwo ndaruhagaritse kuzageza igihe Eliya nzabitegekera. Imana nishimwe. Ubu ni ubutware bukomeye bukorana n'amasengesho y'abera. Izi ni imbaraga zikomeye zikorana n'amasengesho y'abera.
aya ni amaboko akomeye abitse mu mbaraga z'amasengesho. Dufite ijambo rivuga ngo mu gusenga cyangwa se mu masengesho harimo imbaraga zikora. Imana nishimwe. Mu masengesho harimo imbaraga zikora. Izi mbaraga zirakora. Reka mbabwire, ndagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu asenze Imana afitanye ubusabane nayo, muri ayo masengesho usenga, muri ayo masengesho dusenga, muri uku kwitanga dusenga, uku kurira imisozi dusenga, uku kujya mu butayu dusenga, uku kujya mu buvumo dusenga, uku kwiriza ubusa dusenga, uku kwitanga dusenga, harimo imbaraga zikora. Ukureba babona nta kintu wakoze. Ndetse hari n'abafata umwanya, abanyamasengesho dufata dusenga, abantu bakawutesha agaciro, bakabona n'iby'imburamukoro, bakabona n'iby'abatindi batagira akazi, bakabona n'iby'abashomeri bafite umwanya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nubwo wagira akazi, utakagira, wagira amafaranga yaba ataraboneka, wagira imiryango waba utayifite, wagira ababyeyi baba badahari, igihe cyose uzasenga ugasabana n'Imana ugatindana nayo, uzamenye kuri gukoresha imbaraga zikomeye, uzamenye kuri gukoresha amaboko akomeye, uzamenye ko uzaba uri gukoresha amaso areba ibyo abantu batareba, uzamenye kuri aho habitsemo amatwi yumva ibyo abantu batumva, uzamenye ko habitsemo imbaraga zimbitse zikora ibyo abana b'abantu batakora. Imana nishimwe, haleluya. Amasengesho afite imbaraga kugera ku rwego adakumirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Amasengesho afite imbaraga kugera ku rwego abitsemo amatwi yumva. Amasengesho afite imbaraga kugera ku rwego abitsemo amaboko akora aterura ibyananiye abantu. Amasengesho afite imbaraga kugera ku rwego abitsemo ubushobozi isi idafite. Amasengesho afite imbaraga kugera ku rwego afungura imiryango yose yari ikinze. Haleluya. Amasengesho afite imbaraga kugera ku rwego harimo amaso areba ibyo abantu batabona. Amasengesho afite imbaraga kugera ku rwego arimo ubwenge isi itagira. Amasengesho afite imbaraga kugera ku rwego amasengesho abitse itegeko ribasha gutegeka isi n'ijuru byose bikumva. Imana nishimwe. Eliya ahagarika imvura, imvura irahagarara. Yongeraho ijambo rivuga ngo ndabihagaritse kuzageza igihe nzabitegekera. Eliya ahagarika imvura iramwumva. Eliya ahagarika imvura ayishyira kuri gahunda, imvura iramwumvira. Eliya ahagarika ikime. Isi ntiyagira ubukonje bwa nijoro, isi ntiyagira ikime cya nijoro. Ibintu byose Eliya arabibika, abibitse mu mbaraga z'amasengesho. Ikirere aragitegeka gihita gihagarara. Isi ariha itegeko rihagarika ikime cya nijoro, kuko nacyo cyashoboraga kweza ubukonje bwa nijoro. Arabuhagarika abibitse mu bushobozi bw'amasengesho. Uyu munsi wa none wowe unteze amatwi unyumva, wowe turi kumwe muri aka kanya, ushobora kutabyumva, ushobora kutabiha uburemere bwabyo, ushobora kumva iyo usenze ukumva ntacyo wakoze. Ukureba muri uwo mwanya ababona uri inkorabusa, ukureba muri uwo mwanya ababona n'icyo wakoze nta mbaraga zikirimo. Ariko ndashaka kukubwira ngo amasengesho afite imbaraga kugera ku rwego amasengesho akora ibintu abantu isi idakora. Amasengesho akora ibintu abantu badakora. Amasengesho afite ubushobozi isi itagira. Mana nishimwe. Amasengesho afite imbaraga. Amasengesho abitsemo ibintu. Amasengesho abitsemo umugisha. Amasengesho abitsemo ububasha. Amasengesho abitsemo itegeko. Amasengesho ayobora ibintu bitari kuyoboka bikayoboka. Amasengesho ashyiraho ibintu bitari kubaho bikabaho. Gusenga bijya birema ibitari bihari bikabaho. Amasengesho ajya arema ibintu bidafatika, amasengesho akabiremamo ibifatika. Amasengesho afata ibintu bifatika birebeshwa amaso y'abantu, bifatwa mu ntoki z'abantu, bigerwaho n'ibirenge by'abantu, bigerwaho n'indege, bikagerwaho n'ibyogajuru, bikagerwaho n'intwaro zikomeye. Amasengesho akabifata akabihindura ubusa, bigasa n'ibidahari kandi bihari. Mana nishimwe. Bigasa ibyo bintu bikamburwa ububasha kubw'umunyamasengesho wasenze.
umunyamasengesho afite imbaraga zo kugera mu nama atatumiwemo. Ndaza kuba ingero zifatika za Bibiliya. Umunyamasengesho afite imbaraga zo guhagarika ibyo ababisha b'igihugu bari bagambiriye ntibigerweho, akabibangamira. Umunyamasengesho afite ubushobozi bwo gukumira ibitero byari byateguwe, operasiyo yose akayihagarika atavuye mu cyumba cy'amasengesho. Umunyamasengesho afite guhagarika imigambi yose y'abafite amaboko akomeye, agahagarika urugamba rwose rw'abantu, akarurogoya, akaruhagarika, akarutangira, akaruyobya, akarwicaza. Nta kindi kintu yakoze kubera imbaraga z'amasengesho. Ndabaha urugero, nusoma hano mu gitabo cy'Abami hatwereka uburyo Abasiriya bajyaga bakora inama. Abasiriya bajyaga bakora inama yo gutera Isirayeli. Ngo inama bakayikora Elisa atayirimo, bakayitegura Elisa atabizi, bagakora inama yo kuyoroganiza Elisa inama akayibamo, bagategura intwaro n'ingabo Elisa inama yirimo, bagafata imyanzuro Elisa inama yikurikiye kandi atavuye mu Isirayeli. Nshaka kubereka ubutware n'ububasha n'imbaraga umunyamasengesho afite. Maze ngo bafate umwanzuro ngo mu gitondo bajya gutera Isirayeli, kubera ko imyanzuro yabaye Elisa Imana yayimuzanye. Imana yaramutambagizaga ikamutwara akagisiriya ari mu Isirayeli. Inama yose Elisa akayikurikira, ngo yarangiza akabwira umugaba w'ingabo z'Isirayeli, akabwira agatuma ku mwami, ngo akavuga ngo mwebwe nimushyireho uburyo bw'urugamba kandi mwohereze ingabo, mwohereze n'intwaro. Ngo bagatera bahereye mu majyaruguru ya Isirayeli, niko Bibiliya ivuga. Ngo bahageze basanga ingabo za Isirayeli zirahari, kuko hari Elisa umunyamasengesho, hari Elisa umukiranutsi ukorana n'Imana, hari Elisa muri we yarafite amasengesho ari mu imbaraga zishobora guhindura imigambi y'Abasiriya, igahindurwa mbere y'uko igihugu bakigeramo. Yarafite imbaraga zo guhindura imigambi mibisha igahindurwa mbere y'uko bo batera, mbere y'uko bafata intwaro. Elisa yabaga yarangije urugamba kandi atarwanishije intwaro zibomborana, atarwanishije intwaro zisakuza, atarwanishije intwaro zacuzwe n'amaboko n'intwaro z'abantu, atarwanishije intwaro zakorewe mu nganda z'abantu, atarwanishije ibifaru, atakoresheje amabombe, nta misile zakoze, nta ndege ziri mu kirere, nta bwato buri mu nyanja, nta ngabo ziri ku butaka. Elisa urugamba yararurwanaga akarunesha, bagasanga ingabo za Isirayeli zirahari ngaho zari ziteguye kurwana urugamba, ariko Elisa yabaga yabirangije. Elisa yabaga yabishyize ku murongo. Elisa yabaga mu yandi magambo bahageraga isoko ry'urugamba ryaremuye, kuko bahageraga bagasanga ingabo za Isirayeli zirahari, kugira ngo bamenye ko Isirayeli ifite Imana, kugira ngo bamenye ko Isirayeli ifite ubushobozi, kugira ngo bamenye ko mu Isirayeli hari ingabo zikomeye. Ariko mu by'ukuri urugamba Elisa yabaga yarurangije kubw'amasengesho. Ndagira ngo mbabwire ngo igihugu gikeneye umuntu usenga, igihugu gikeneye umuntu ukorana n'Imana, igihugu gikeneye umuntu ufite isengesho rifite imbaraga, igihugu gikeneye umuntu muri we habitsemo imbaraga z'amasengesho. Isi ikeneye umuntu ufite amasengesho abitsemo imbaraga. Imana nishimwe. Niwe wabera isi umugisha, niwe wabera Afurika umugisha, niwe wabera Amerika umugisha, niwe wabera Uburayi umugisha, niwe wabera Aziya umugisha. Uwo ni umuntu w'umumaro, akenewe mu nzego zose, akenewe impande zose. Umuntu ufite amasengesho abitsemo imbaraga, umuntu ufite amasengesho abitsemo ubutware, umuntu ufite amasengesho abitsemo ubushobozi, umuntu ufite amasengesho abitsemo amaso areba ibyo abantu batabona,
mu masengesho harimo amatwi yumva ibyo abantu batumva, mu masengesho harimo amaboko akora ibyananiye abantu, mu masengesho harimo intwaro yimbitse itabomborana, idasakuza, itarindwa, idakumirwa. Mu masengesho harimo imbaraga, harimo intwaro itahagarikwa n'ubwirinzi bw'ikirere cyangwa se ubwo ku butaka. Amasengesho afite imbaraga z'uburyo bwose. Imana nishimwe, haleluya. Turi kuvuga ku masengesho y'umukiranutsi, turi kuvuga ku gusenga k'umukiranutsi. Dufite ijambo rivuga ngo mu gusenga harimo imbaraga zikora. Bene data bakundwa, umva wa mukobwa we, umva wa mubyeyi we, umva wa mugabo we, mwene data, umva wa musore we, wowe unteze amatwi. Isengesho ririmo imbaraga zitagaragara, isengesho ririmo imbaraga zitagenzurwa n'ikirere. Isengesho rifite imbaraga, ribitsemo imbaraga zitabasha kugenzurwa n'ibyuma by'abantu. Radari z'abantu ntizishobora kugenzura isengesho. Ntabwo ikirere umunyamasengesho abashije gupironayo, yabashije gupironayo mu buryo bwo gusenga, akohereza isengesho, akohereza igitero cy'isengesho ku butaka, akacyohereza mu kirere, akaryohereza mu nyanja, akaryohereza mu gihugu, akaryohereza ku mipaka, akaryohereza impande zose. Ahantu hose umunyamasengesho abashije gupirona mu buryo bw'umwuka, agasenga, isengesho rigerayo. Isengesho ntabwo rikumirwa n'umuntu uwo ari we wese. Nta gikuta cyakumira isengesho umunyamasengesho yasenganye gukiranuka. Nta masasu yakumira isengesho umunyamasengesho yasenze, yohereje haryohereje. Nta misile, nta ndege zo mu kirere, nta bwato bwo mu nyanja, nta ngabo zo munsi y'ubutaka. Mu yandi magambo, isengesho umukiranutsi aryohereje hose rigerayo kandi rikagira umumaro. Bene data bakundwa, Eliya yahagaritsiye imvura mu kirere, imvura iramwumvira. Ibintu byose ku munyamasengesho wasenze afite kwizera, akiranuka. Isengesho ry'umukiranutsi ririmo ubushobozi, isengesho ry'umukiranutsi ririmo ubutware, isengesho ry'umukiranutsi ririmo amaboko akora iby'isi idashoboye, ririmo amaboko aterura iby'isi itaterura, ririmo amaso areba iby'isi itareba, ririmo amatwi yumva ibyo abantu batumva, ririmo ubushobozi buterura iby'isi itaterura. Bene data bakundwa, bashiki banjye, gusenga birimo imbaraga, gusenga birimo ubutware. Ndagira ngo nkubwire wowe turi kumwe muri uyu mwanya, isengesho rifite imbaraga ryo gufungura urubyaro rwari rufunze. Twarabibonye ubwo Hana yajyaga asenga. Hana yajyaga asenga arira, kugera ku rwego umutambyi witwa Eli, Bibiliya ivuga ko Eli yarageze mu zabukuru, atakireba neza, atakibona, ariko ngo itara ry'umwuka wera ryari rikimumurikira, maze ngo yitegereze Hana, abona Hana amagambo yamushizemo, bitewe na mukeba witwaga Penina wari waramuzengereje. Penina yabyaraga abahungu n'abakobwa. Hana akaba umukiranutsi uzi gusenga, uzi kubaha Imana, umunyamasengesho ufite ikigeragezo, ufite akaga, wabuze urubyaro. Amagambo yari yaramushizemo, ariko Hana asigarana umwitozo witwa gusenga. Ibyo kurya bitetse neza bitakimuryohera, ifiriti n'inyama bitakimuryohera, umuceri utakimuhumurira, ibyo kurya byiza bitakimuhumurira, ariko asigarana indwara yitwa gusenga. Arasenga. Mwitegereze ngo aravuga ngo wa mugore we, uzageza hehe ibikorwa by'abapfapfa? Uzageza hehe isindwe uza mu nzu y'Imana? Amubona nk'umusinzi, amubona nk'umuntu mu yandi magambo udafite icyerekezo cy'ibyo arimo, ariko icyo yari yakoze gifite imbaraga. Yarasenze, Imana iramwumva, ngo maze amusubizanya ubugwaneza, aramubwira ngo umuja wawe ntabwo ndi umugore w'umupfapfa, mfite ubwenge, ahubwo mfite ikingoye, hari icyo nabwiraga Uwiteka. Natakiraga Uwiteka kubw'intimba, natakiraga Uwiteka kubw'umubabaro mfite, natakiraga Uwiteka kubw'agahinda ninjiranye hano. Arangije ngo uwo mwanya umutambyi aramubwira ngo Uwiteka guhica umutima wawe wasabye. Imana nishimwe. Bibiliya iravuga ngo aragenda agitaha, ngo maze umugabo amutwika inda y'umwana w'umuhungu, havuka Samweli. Samweli aza ari igisubizo, aza ari umugisha kuri Isiraheli, kuko icyo gihe Isiraheli yari ikeneye umutambyi, yari ikeneye umuhanuzi wa nyawe. Aza rero ari Samweli.
Imana yaritegereje irareba mu mushinga w'Imana, yari ikeneye umuhanuzi ukorana nayo, yari ikeneye umutambyi mu Bisiraheli, yari ikeneye umuntu w'umumaro mu maso yayo, uyitunganiye, uyubaha, uzayihesha icyubahiro. Maze Samweli nawe avuka ari igisubizo mu Isiraheli, kandi avuka ari igisubizo cy'urugo rwa se, mu yandi magambo, ndetse na nyina. Aza ari umugisha, ari umwana w'umugisha. Bene data, amasengesho afite imbaraga. Hana yarasenze abona urubyaro. Hana yarasenze, Imana imuha umwana w'umugisha. Uyu mwana aza ari igisubizo ku Bisiraheli, aza ari igisubizo mu murimo w'abatambyi, aza ari umutambyi unezeza Imana, uhesha icyubahiro, aza ari umuhanuzi Imana ikoresha ikamukoreramo, ikamuvugiramo. Bene data bakundwa, yanabaye umucamanza mu Bisiraheli. Muri we harimo guca imanza zitabera, arenganura abarengana. Iki ni igikorwa cyakozwe n'umunyamasengesho Hana wasenze, agasenga Imana. Mu gusenga kwe akaboneka igisubizo, akabona igisubizo, ariko igisubizo kikaza gikenewe, ari igisubizo cy'igihugu, ari igisubizo cy'umuryango, ari igisubizo cy'abantu. Imana nishimwe. Umunyamasengesho, ubwo Dorukasi yapfaga, Bibiliya iravuga ngo batumye kuri Petero. Petero bamutumaho abantu babiri. Aviruda ageze i Yopa asanga abera n'abapfakazi bose bararira. Bariraga berekana imyenda n'amakanzu Dorukasi yahaye abakene, yambitse abakene akiriho. Ngo bahagarika imirimo i Yopa, bacika igikuba, kubera ko hari Dorukasi cyangwa se Tapita yari yapfuye kubw'imirimo myiza yagiraga. Ariko Bibiliya iravuga ngo Petero abaheza bose, abera n'abapfakazi bose arabaheza. Maze ngo ahindukirira intumbi, ngo arasenga. Uwari wapfuye arerembura amaso, amufata ukuboko, amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa ko ari Imana yumva amasengesho ikayasubiza. Imana nishimwe. Umunyamasengesho ajya agira umumaro. Umunyamasengesho arasenga, bariraga bakishima. Ahari himutse ibyiringiro arabirema bikabaho. Ahari habuze amahoro n'umutekano, umunyamasengesho wasenze ajya abihamagara bikaza. Mu isengesho ry'umukiranutsi habitsemo umutekano. Mu isengesho ry'umukiranutsi habitsemo amaboko akora iby'isi idafitiye igisubizo. Mu isengesho ry'umukiranutsi harimo intwaro zimira zigakumira. Harimo intwaro zirinda ikirere, hari izirinda ku butaka, hari izirinda ku mipaka, hari izirinda mu mazi. Mu isengesho ry'umukiranutsi harimo ubwirinzi burinda igihugu, harimo ubwirinzi burinda isi, harimo ubwirinzi burinda ibitero bya Satani by'uburyo bwose, impande zose. Umunyamasengesho arahagera. Umunyamasengesho, amaso y'umunyamasengesho ajya areba ibyo abantu batareba. Mu gusenga k'umunyamasengesho harimo amatwi yumva ibyo abantu batumva, harimo amatwi yumva mu buryo bwose. Umunyamasengesho wasenze abasha kugira igihugu inama, abasha kugira isi inama, abasha kuyiha umurongo. Hari ibyo akumira, hari ibyo yigizayo, hari ibyo avanaho. Iyo dusenga isi bibona nta gaciro dufite. Umunyamasengesho usenga, uzitegereze mu isi, ntagira icyicaro. Nta ntebe y'umunyamasengesho, nta cyicaro cy'umunyamasengesho, nta bikorwa byateganyirijwe umunyamasengesho. Iteka iyo umunyamasengesho usenga, abantu baba bamubona nk'umuntu udafite agaciro, abantu baba bamubona nk'umuntu udafite umumaro mu byo akora. Ariko ndashaka kubabwira ngo umunyamasengesho arakenewe mu isi. Isi ikeneye umuntu ukorana n'Imana. Isi ikeneye umuntu uvugana n'Imana. Isi ikeneye umuntu ugendana n'Imana mu byo akora, mu buryo bwo gusenga. Dukeneye umunyamasengesho wahindura ibintu mu isi. Dukeneye umunyamasengesho wahindura ibintu mu muryango. Dukeneye umunyamasengesho wahindura ibintu mu bavandimwe, muri famiye. Dukeneye umunyamasengesho uhindura ibintu mu gihugu. Igihugu kikarindwa kubw'umunyamasengesho wagisengeye.
isi ikabona umutekano kubw'abanyamasengesho basenze, umuryango ukabona umutekano kubw'umunyamasengesho utuye mu muryango, abavandimwe bakabona umunezero kubw'umunyamasengesho wavutse hagati muri bo. Imana nishimwe, haleluya. Dukeneye umunyamasengesho wahindura ibintu abihinduje amasengesho. Imana nishimwe. Umunyamasengesho ajya ahindura ibintu bigahinduka. Umunyamasengesho ajya ahindura ibintu abahanga batahindura akabihindura. Umunyamasengesho ajya asenga agatabaza Imana, imiryango yari ikinze igakingurwa. Umunyamasengesho arasenga ahantu hakinzwe n'amaboko y'abantu, imfunguzo bazijyanye. Umunyamasengesho arasenga imiryango igakinguka. Ibyo ndabivuga kuri Pawulo na Sila ubwo bari mu nzu y'imbohe. Barasenze, iminyururu yari ibaboshye iradohoka iracagagurika. Ingabo zari zibarinze ntizamenye ibyabaye. Imiryango ya gereza irakinguka kubera umunyamasengesho wasenze ukorana n'Imana. Pawulo na Sila barasenze kugera ku rwego inzugi za gereza zakingutse, kugera ku rwego iminyururu yari ibaboshye ibakaniye yadohotse iracagagurika, kugera ku rwego ahari umwijima habaye umucyo, nta mashanyarazi yakoreshejwe. Bene data bakundwa, umunyamasengesho ajya akora ibintu isi idakora. Umunyamasengesho afite ibintu isi idafite. Umunyamasengesho afite amaboko isi itagira. Umunyamasengesho afite ubwenge isi idafite. Umunyamasengesho, amasengesho y'umukiranutsi ari hejuru ya tekinoloji, arayigenzura, arayiyobora. Umunyamasengesho ajya akumira intwaro zakozwe n'abantu akazihagarika. Ingabo zari zigabye ibitero akabyimira, kuko igihugu gifite umunyamasengesho. Bene data bakundwa, umunyamasengesho ajya asenga imvura yahagaze mu gihugu, imvura ikagwa. Ibyo dufite ibihamya bifatika. Hari igihe ikirere cy'isi kijya gihagarika imvura, imvura igahagarara, amapfa agatera, inzara igatera, ibyago bikaba byinshi ku bantu no ku matungo no ku biremwa. Ariko umunyamasengesho iyo ahari, niwe wenyine uba ufite umwanya wo guhindura ibintu bigahinduka. Niwe wenyine uba ufite umwanya wo gukuraho ibintu bya isi yari yahuye nabyo bigahagarara. Niwe wenyine uba ufite umwanya wo gukuraho iby'abahanga n'abanyabwenge batakumira. Umunyamasengesho arasenga imvura ikagwa. Umunyamasengesho yasenga imvura akayihagarika. Umunyamasengesho yahagarika igihe cy'amapfa imvura ikagwa, kubera ko umunyamasengesho yasenze agatindana n'Imana agasabana nayo. Bene data bakundwa, mbifurije gusenga, mbifurije kuvugana n'Imana. Umunyamasengesho niwe wenyine ujya uvugana n'Imana, isi ntibimenye. Umunyamasengesho niwe wenyine ujya uhindura imigambi y'abadayimoni ndetse n'iy'abantu akayihinduza amasengesho. Umunyamasengesho niwe wenyine ujya uca mu imiryango yari ikinze igafungurwa. Umunyamasengesho niwe wenyine ujya uhindura imigambi igihugu gifite ku kindi. Igihugu kirimo abanyamasengesho basenga, igihugu kirimo abakozi b'Imana bakorana nayo, nicyo cyonyine kibona umudendezo. Ibyago isi yari yagambiriye ntibisohoze kubera ko umunyamasengesho yahabaye. Bene data bakundwa, mbifurije guhagarara mu mwanya wo gusenga. Senga y'uburyo bwose. Yesu yasenza y'uburyo bune. Yesu yasengaga ari wenyine. Yesu yasengaga ari kumwe na Petero na Yohana na Yakobo. Abo ni abantu bajyanaga nawe gusenga, ngo ariko yagera hirya yagendanye nabo akigira imbere ho hato, akagirayo y'umwihariko. Imana ishimwe, agatera intambwe. Umunyamasengesho ajya atera intambwe y'umwihariko. Umunyamasengesho ajya atera intambwe yo guhindura ibintu abandi babuze icyo bakora. Umunyamasengesho wateye intambwe yo gusenga ajya akura ibyo Satani yari yubatse akabisenya, nta kirimbuzi yakoze. Umunyamasengesho niwe wenyine ujya ubasha kugenzura igihugu akigenjuje amasengesho, akigenjuje amaso y'abantu batagira. Umunyamasengesho arayagira. Amatwi y'abantu batagira ngo bayumvishe. Umunyamasengesho agira amatwi yumva ibyo abandi batumva. Umunyamasengesho agira amaboko akora iby'amaboko y'abantu n'ubwenge bw'abantu butakora. Umunyamasengesho ajya agera ahantu intwaro kirimbuzi ziri
aho misile zitakora, aho kirimbuzi zitakora, aho ubwirinzi butakora, aho amasasu atakora, aho ibifaru bitakora. Umunyamasengesho ajya hagira umumaro. Amasengesho ajya yimira, amasengesho ajya akuraho, amasengesho ajya asenya, amasengesho arinda ikirere. Ikirere umunyamasengesho yakoreyemo ajya agitegeka kikamwumvira. Intambara yo ku butaka umunyamasengesho arayirwana, indwara akoresha zitabomboranye, zitasakuje, ntizikumirwe. Ajya arwana iyo mu mazi akayageramo, atahagurutse mu cyumba, atavuye mu gihugu. Imipaka yose abasha kuyigenzura, abasha gushyiramo uburinzi. Mu kirere no ku butaka hashyira uburinzi, mu mazi no ku mipaka yahashyira uburinzi. Umunyamasengesho arakenewe mu gihugu, umunyamasengesho arakenewe muri sosiyete, umunyamasengesho arakenewe mu isi, umunyamasengesho arakenewe ku rugamba. Umunyamasengesho akwiye gusengera igihugu, ajya agira ibintu akumira, ajya agira ibintu yatura mu gihugu, ajya agira ibyo akuraho byashyizweho mu mugambi wa Satani, ajya agira ibyo yimira, ajya agira ibyo asenya, ajya agira ibyo yubaka. Umunyamasengesho watindanye n'Imana agasabana nayo, ajya agira ibintu ategeka akabiha umurongo kandi bikumva. Imana nishimwe. Ibintu byose ku munyamasengesho wasenze, ku munyamasengesho ukorana n'Imana, ku muntu w'Imana ukorana nayo, ku mwana w'Imana ugendana nayo ari umukiranutsi, umunyamasengesho ajya ategeka ibintu bitari kubaho bikabaho. Amasengesho, turi ku gaciro k'amasengesho. Bene data, turi ku gaciro k'amasengesho. Ntabwo amasengesho yose yumvwa, ntabwo amasengesho yose agira umumaro. Ndagira ngo mbabwire ko hari n'amasengesho Imana itumva. Ni isengesho ry'umunyabyaha. Bibiliya iravuga ngo ni ikizira ku Uwiteka. Isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira mu matwi y'Imana, ni ikizira mu maso y'Imana, ahinduka ikizira. Ariko isengesho ry'umukiranutsi rijya rirema ibitari biriho bikabaho, rishyiraho ibitari biriho bikashyirwaho, rihindura ibyananiranye bigahinduka, rikiza indwara, ribeshaho ibitari kubaho bikabaho. Imana nishimwe. Rijya risenya iby'abadayimoni na Satani bubatse, rijya rikuraho ibitari biriho bikabaho, ribasha gushyiraho ibitari biriho bikaremwa. Isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro. Ndavuga ku masengesho y'umukiranutsi. Amasengesho abasha guhindura ibintu nayo umukiranutsi. Amasengesho akuraho ibintu bikwiye kuvaho bikavaho nayo umukiranutsi. Amasengesho akwiye kurindishwa igihugu nayo abakiranutsi basenze. Amasengesho akwiye kugenzura mu kirere no ku butaka nayo abakiranutsi basenze bakorana n'Imana. Aya masengesho akwiye kurinda igihugu. Aya masengesho yarinda mu kirere, yarinda mu mazi, yarindishwa ku butaka, yarindishwa imipaka. Amasengesho y'umukiranutsi ajya agira umumaro ahantu hose. Imana nishimwe. Salomo yarasenze, asenze asaba Imana ubwenge, Imana ibimuhana n'ibindi byose. Imana yarasenze, mu gusenga Imana imuha ubwenge, ariko imuhana n'imigisha y'abantu. Umunyamasengesho wasenze ajya ahabwa n'ibyo atari yasabye. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Iyo usenga hari ubwo usenga abantu bakabona gusenga kwawe ntacyo byakoze, abantu bakabona ntacyo bitanga, abantu bakabona nta gihinduka ako kanya. Ariko icyo dukora mu gusenga kiba cyakoretse mu isi y'umwuka, ndetse biba bisigaye kugaragarira amaso y'abantu mu isi y'ibiboneka, kugira ngo abantu bajye bamenya ko umunyamasengesho wasenze ibyo asengera Imana ibikora, ibyo asengera Imana irabihindura, ibyo asabye ko bivaho bivaho, ibyo yubatse birubakika, ibyo asenye birasenyuka, ibyo yimiriye birimirwa, ibyo yirukanye birirukanwa, ibyo aremye biraremeka. Haleluya. Umunyamasengesho wasenze Imana agatindana nayo, yasenze ajya ahindura ibintu. Ibyo akuyeho bikurwaho, ibyo yubatse birubakika, ibyo ashenye birashenyuka. Hari ibintu byinshi Satani yubaka, ariko umunyamasengesho iyo yasenze arategeka icyo kirere, ibyo bintu byose bigasenyuka. Imana nishimwe. Ukwiye kugira ibyo usenya mu rugo rwawe, ukwiye kugira ibyo usenya mu muryango wawe, ukwiye kugira ibyo uhindura muri iki gihugu. Ukwiye kugira uruhare rwawe rukagaragarira amaso y'abantu mu gusenga kwawe, yaba mu muryango, yaba mu gihugu, yaba muri kampani yawe, yaba mu kazi kawe, yaba mu mibereho yawe, mu rubyaro rwawe.
ku mufasha, ku mutware, ku bana, ku babyeyi. Umuntu wese usenga ari umukiranutsi ajya agira ibintu ahindura. Gira ibyo uhindura ku buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana, tugira ibintu duhindura mu mibereho yawe, tugira ibintu duhindura mu kazi kawe, tugira ibintu duhindura mu buzima bwawe, tugira ibintu duhindura ku burwayi bwawe umaranye igihe kirekire, wabugize ubwawe ariko ntabwo ari ubwawe. Turabizi neza tuzi aho uburwayi buturuka, buva kuri Satani. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo bishobora guhindurwa n'umunyamasengesho wasenze. Reka nkubwire n'ibiganza by'umukiranutsi bifite imbaraga, n'ibirenge by'umukiranutsi bifite imbaraga, n'amaso y'umukiranutsi afite ubushobozi, n'amatwi y'umukiranutsi afite ubutware, n'amaboko y'umukiranutsi n'intoki z'umukiranutsi. Ibyo byose bigira umumaro, ariko cyane niyo dusenganye umwete. Bene data bakundwa, kadusenga Imana. Ese wowe uri gusenga yahe masengesho? Ese uri gusenga wizeye? Iri ni isengesho ry'umunyamasengesho wizera. Iri ni isengesho ry'umukiranutsi wizera ukorana n'Imana. Ukwiye kugira ibintu uhindura muri karitsiye utuyemo. Hari ibintu bidakwiye gukorwa karitsiye uyirimo uri umukiranutsi usenga. Hari ibintu bidakwiye gukorwa mu gipangu kirimo uri umukiranutsi usenga. Hari umwuka udakwiye, hari imyuka idakwiye gukora. Hari umwuka udakwiye kubuza abantu umutekano kandi uhari usenga. Mukwiye kugaragaza imbaraga z'amasengesho, mukwiye kugaragaza agaciro kanyu aho mutuye naho mukorera. Niba uri mu kigo ukwiye kugira ibintu wimira, niba uri mu muryango ukwiye kugira ibintu wimira. Hari ibintu bidakwiye kubaho, hari bidakwiye gukorwa, hari bidakwiye kuvugwa, hari bidakwiye guhabwa intebe. Umunyamasengesho ahari ukorana n'Imana. Bene data bakundwa, tugiye gusenga Imana. Ese wowe ntabyo ukwiye gukumira mu muryango wawe? Ntabyo ukwiye gukumira mu bavandimwe bawe? Satani yahawe intebe, yahawe agaciro. Urahari urarebera, urahari uri kubivugaho gusa, uri mu mubiri. Ukwiye kwinjira mu buryo bwo gusenga, ukagira ibintu wanga, ukagira ibintu ukuraho, ukagira ibintu uhindura, ukagira ibintu usenyera. Hari andi maboko aribitse muri wowe, hari amaso abitse muri wowe, hari imbaraga zibitse muri twebwe, hari ubutware n'ubushobozi bibitse mu gusenga kw'abakiranutsi. Imana nishimwe, haleluya. Ibyo bintu byose bidakwiye kubaho ntibikwiye kukubanaho. Ibyo bidakwiye gukorwa ntibikwiye gukorwa mu maso yawe. Ibyo bidafite agaciro bitubahisha Imana aho utuye ntibikwiye kuba kuri uwo musozi utuyeho. Hari ibintu duhinduza amasengesho. Mbese ufite kwizera, amasengesho ahindura ibintu. Hari ibyo tugiye guhindura ku buzima bwawe, hari ibyo tugiye guhindura mu rubyaro rwawe, hari ibigomba guhinduka iyi saha mu kazi aho uri gukorera hano, hari ibigomba guhinduka muri iyi ofisi ukoreramo, hari ibigomba guhinduka kuri iri soko ukoreramo ucururizamo, hari ibigomba guhinduka muri iri duka ryawe, hari ibigomba guhinduka muri bizinesi yawe, hari ibigomba guhinduka mu bavandimwe bawe, hari ibigomba guhinduka muri aba bene so mukorana. Hari ibyo tugomba guhindura duhereye muri iri soko, hari ibikwiye guhinduka uhereye hano muri iyi ofisi ukoreramo, hari ibikwiye guhinduka kuri izi ntebe mwicaraho, hari ibikwiye guhinduka mu magambo muganira, hari ibikwiye guhinduka mu bikorwa bikorerwa mu gihugu, hari ibikwiye guhinduka ku mutekano w'igihugu, hari ibikwiye kubaho. Umunyamasengesho aho hose ahafite ubutware. Mbese mwizeye ko hari ibintu tugomba kwimira mu gihugu? Mbese mwizeye ko hari ibintu bigomba kwimirwa n'umunyamasengesho wasenze ku mutekano w'ikirere, kuwo ku butaka no ku mipaka, kuwo ku mazi n'uwo ku butaka? Aho hose umunyamasengesho afite ubutware, afite ubushobozi, afite imbaraga zo guhindura ibintu bigahinduka. Imana nishimwe, haleluya. Abisiraheli bajyaga basenga, bagasenga batewe, basenga Imana igahindura ibintu, ikarwana urugamba Abisiraheli basenze. Uyu munsi wa none hari urugamba tutarwana mu mubiri ngo turutsinde. Hari urugamba tutarwana tutarebesha amaso yacu y'abantu. Hari urw'amatwi yacu atakumva, amatwi y'abantu atumva. Hari urw'amaboko y'abantu adakoraho. Hari urugamba intwaro z'abantu zitagiraho ububasha. Ariko tugomba kurwana nk'abanyamasengesho, nk'abantu bahamagawe n'Imana, nk'abakozi b'Imana bubaha Imana bakayubahisha. Dukwiye kugaragaza uruhare rwacu n'imbaraga z'amasengesho Imana ikorera muri twe, Imana ikorera muri twe ikagaragara, Imana ivugira muri twe ikagaragara, Imana igendana natwe mu mpande zose ikagaragara.
Imana ifite amaboko ashobora byose ikagaragara. Imana igera ahantu hose ikagerayo ikagaragara. Ubu ni ubutware butunzwe n'umunyamasengesho usenga Imana. Wamurusha amashuri, wamurusha amafaranga, wamurusha imodoka nziza, wamurusha amazu ukagerekaho n'andi, wamurusha abagaragu n'abaja, ariko reka nkubwire nk'umunyamasengesho hari aho uzagera ukenera Imana, hari aho uzagera ukenera umunyamasengesho ufite Imana, hari aho uzagera ushobora kuba warahuye n'abesikoro ukagira ngo abanyamasengesho bose ni bapfiriye rimwe, ntabapfira gushira. Na Eliya mu gihe cye yarazi ko ari we wenyine usigaye, ariko Imana imutangariza ko akiri 7,000 bitarapfukamira Bayali. Haleluya! Uyu munsi wa none isi ifite abantu bayihesha amahoro, bayihesha uburinzi, bayihesha ubushobozi, bayihesha umutekano. Na umunyamasengesho ukorana n'Imana. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ntuzamupfobye. Numenya ko umuntu asenga Imana agakorana nayo, uzamwubahira icyo. Ntuzatinyuke umukozi w'Imana ukorana n'Imana ngo umubone nk'imburamukoro, ngo umubone nk'imburamumaro, ngo umubone nk'umuntu udafite agaciro mu maso yawe, ahubwo uzamugira inshuti, utindane nawe, kuko utindanye nawe usa nawe. Umuntu ukorana n'Imana ni uwo gukundwa. Umuntu ukorana n'Imana ni uwo guhabwa agaciro. Mu mbande zose arakenewe. Ahamagara Imana ikumva. Reka dusenge. None wowe kuri ubwo burwayi, reka dusenge Imana. Hari ibintu bikwiye gushyirwaho iherezo. Ni uburwayi umaranye igihe, ni igifu cyawe cyananiranye, ni umugongo wananiye abaganga, ni ukuba warabazwe nabi ukangirika. Uyu munsi wa none baho hose imbaraga z'isengesho rigerayo. Ni umwijima wakuguye nabi, ni umutwe udakira, ni abadayimoni bahora bica umutekano mu muryango wawe no kuri wowe. Aho hose isengesho rigerayo. Mana yacu iri mu ijuru, turaguhamagaye aya masaha, kuri we niho twuburiye amasaha yo gutabarwa kw'abera kuva. Aya masaha mu izina rya Yesu, uyuteze amatwi yumva. Nzanye iki cyifuzo kimugoye, nzanye aya marira ye yo kurara arira abandi basinziriye, umutekano wabuze mu rugo rwe. Nsengeye umutware we, nsengeye umufasha, nsengeye abana, nsengeye umuryango. Mu izina rya Yesu Kristo, turasenya inyubako abadayimoni bubatse ku buzima bwe, turasenya ibyo abadayimoni bubatse mu kazi ke, turasenya inyubako abadayimoni bubatse mu mibereho ye, turasenya ibikuta abadayimoni batangirije imbere ye. Mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ifite imbaraga. Genda muhereye muri iyi ofisi, genda muri iyi bizinesi, genda muri iri soko, kora imirimo muri iri soko. Mu izina rya Yesu, murwanira intambara zose abadayimoni bamuteza, murwanira ibitero byose by'abadayimoni. Ibyo turabyimiriye ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu, turabyimiriye muri bizinesi. Turirukana imbaraga z'abakonikoni, turirukana imbaraga z'abacuraguzi, turirukana imbaraga z'abatwezi n'abarangi. Mu izina rya Yesu, dukubise hasi byikira hejuru. Turarwanya imbaraga za shetani, turarwanya imbaraga z'umwijima, turarwanya imbaraga zose z'abadayimoni. Abadayimoni barwanya umuryango, abarwanya imibereho, abarwanya kwiga kwe, abarwanya imbaraga. Mu izina rya Yesu, barwanya imbaraga ze. Abazimu turabarwanyije katika jina la Yesu. Genda mu nyama no mu maraso, genda mu misokoro, genda mu mugongo, genda mu gatuza, genda muri uyu mutwe, genda mu nyama, genda mu maraso, genda mu mitsi. Mu izina rya Yesu, reka mwama aho yaribwaga turahagarika uburibwe mu mbaraga z'amasengesho. Aho yarabuze umutekano dusabye umutekano, aho yarabuze amahoro dusabye amahoro, aho yarabuze ubuzima dusabye ubuzima. Turare mu buzima mu muryango, turare mu buzima mu bana, turare mu mutekano mu rugo. Mu izina rya Yesu, bagaritse imigambi yose y'umwijima, bagaritse imigambi yose ya Satani, bagaritse mwami imigambi yose y'abazimu katika jina la Yesu. Reka mwami impande zose hashyire uburinzi, kuko uri Imana. Ntukumirwa na bombe, ntukumirwa na misile, ntukumirwa n'indege zo mu kirere, ntukumirwa n'ubwato bwo mu nyanja, ntukumirwa n'ibyo munsi y'ubutaka, ntukumirwa n'ibyo hejuru y'amazi. Uri Imana igera hose, aho hose tuhashyize uburinzi. Mana ndagushimiye ko wumvishe gusenga, ntabwo tugutotesha amagambo. Umenyera kuri ibyo twibwira tutarabikubwira. Ibyo ubona bikwiriye byakubahisha izina ryawe, aba ari byo ukorera kwiyubahisha. Cyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen.